iyo umugore ashyigikiwe biba birenze cyane. Baravuga ngo hari saying ivuga ngo support a woman you're supporting a nation. Hashize iminsi hari situations zivuga ngo Butera nuko tumwanda rating ariko she's bigger even than the band. Oh really? And the situations ziri gutambuka. Okay, please. And you are female if artist. You are comparing artists, don't count me in. Uri female artist. Ubundi nujya kugereranya abahanzi cyangwa ibintu byiza ntukambaremo. Nicyo kibazo ntukanakimbaza. Okay, like ubitekerezaho ikintu nta kintu mbitekerezaho bituma industry se basikura nyine izo comparison. Nta kintu mbitekerezaho ntibakana compare ibintu byiza nta muntu bikompara man. Bose bararenze ni gute bakomparas. Ariko ariko tuba tuvuga tudukeneye guheza umwe kwe. Knowless ararenze. Of course, isurumva navuga. Niyo mpamvu twagira ngo better than everyone. Of course, she's a queen man. We look up to her. Ibintu byose yakoze turacyashaka kubigeraho. Songera ngo muri kwibona rero nkuko bisanzwe umwe mu bahanzi beza cyane bijwi ryiza rirenze ry'abandi bahanzi yamaze kuhajyana nawe guca kuri red carpet yitwa ALYN SANO. Reka tumwegeraho gatoya tugerageze kugira ngo turebe ko hari ikintu ashobora kuba yatubwira. ALYN SANO, hi, how are you? I'm good. All right. Hagati mwambaye neza. Murakoze cyane. Sheri Silva ni iki kuri bo? Sheri Silva ni umukobwa mugenzi wanjye uri kwiteza imbere nkanjye, so I have to support her. Ye nagerageje kwigana. Murakoze. Like how was the idea kwambara gutya bisobanuye iki? Today's theme is nature, tropical elegance, and I try to match the theme. You know, I'm elegant but not. Go turi muri the Silva Vagara tugomba kwifata gute ni iki sobanuye kuri creative industry twe tuyikeneye bingana gute ubundi. Ni ikintu cyari gikenewe mu buryo bwose bushoboka, yaba muri fashion, yaba muri supporting musicians, abana ba muri Sheri Silva Foundation. Ni ikintu nyine cyaje gikenewe cyane, gisobanuye something very big kuri entertainment industry mu Rwanda. Nanone tukibaza mu bahanzi bose bari muri industry mu Rwanda, ALYN SANO ari muri bamwe batumiwe. Why ALYN SANO umubano ufitanye na Sheri Silva wundi ni mubano ki? Well, iyo uvuze music nuvuga ALYN SANO ntago biba bihuye. So na wundi mubano udasanzwe. Like what? Is there music without ALYN SANO? Ahubwo ngewe birerekana gute imbaraga z'umugore, imbaraga z'umwari n'umutegarugori, n'agaciro ki ubonye muri ibi birori? Iyo umugore ashyigikiwe biba birenze cyane. Baravuga ngo hari saying ivuga ngo support a woman you're supporting a nation. So this is what exactly means. Abakobwa nka batanu ubona b'abanyembaraga kandi bari mu kigero nk'icya Sheri Silva bashobora kuba bari n'ahangaha ku mboni zawe. Harimo of course Sheri Silva, harimo of course myself, harimo Mutesi Jolly, harimo KNOWLESS Butera, ntago ari umukobwa ni umubyeyi. Mumbwire arabura umwe mumbwire ikibazo bo nibagirwa ntago ari uko mbanze. Harimo Malayika w'amahoro. Yes. Hanyuma SANO ni Sheri Silva yateye intambwe imwe ni ku nshuro ya kabiri, but turibaza ninde wundi ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi nawe akaza tukabona like ibikorwa nk'ibi ngibi bimeze gutya, kuko ni byiza, hari n'umumaro ufitiye industry nyarwanda. Why Silva wenyine? Umuntu wese ufite amagara yaza akabikora. Uri hano ariko ini minsi mike ishize usohoye DM ariko wambaye asiko mutari kubaza kuri DM kuri the Silva Galaza. Ariko nari ukuntu wambaye bi so attractive. Really? Yeah, for sure. Thank you. Maybe birajyana n'ubuzima urimo kubamo bwa DM nyinshi. Or maybe I'm the one who is attractive. Birajyana na day life yawe se yo kufite DM nyinshi. Yeah, of course. Ndacyahita mureba DM zibagaze imbere.
by the way DM like kubera iki DM like DM is urumva biba bigoye guhita mu ndirimbo nk'ijana umuntu aba afite ariko DM impamvu ariyo nahisemo like ifite injyana nkunda karoroshye kandi karihuta too many men in my DM for you I'll be there nyine like kafite vibe nayikunde vibe cyane cyane kurusha ibindi byose ntabeshye noneho this time ngo message a vibe is it attracts me so much ndayikunda cyane ariko umuntu anumvishe lyrics ufite ukuntu nyine lyrics like you already wagira ngo know biri serious. lyrics you already know ndi kuvuga wagira ngo biri true story ukuntu yeah it's always true stories everything Sure. ibintu You byose always nsigaye tell ndirimba us. narabivuze Yeah. ibintu byose nsigaye ndirimba Yeah. biba ari true story why aren't you choosing yeah one? Why yeah aren't you choosing I'm one? still taking my time you know I'm still young Yeah. ALYN SANO aka ni akabazo k'amahitamo iyo urebye nko kuri liste y'abahanzi bari bashyizwe kuri liste y'abaje guperforminga uyu munsi wa none iyo haza kongerwaho undi muhanzi umwe kuri kote yawe iyo urebye ubona ari nkande muhanzi wundi agomba kongerwa kuri liste y'abakoze uyu munsi siko banza bihagije pe birahagije nk'amahitamo nyine yuko bagomba kongeraho undi muhanzi umwe wenyine of course ni umukobwa yego mu bakobwa nyine bari gukora muri no minsi umwe muri bo tu And urugero harimo ALYN harimo Bwiza harimo France harimo n'abandi bakobwa bakizamuka reka mbibuke of course nanjye ndahari of course reka manze ntekereza abakobwa bakizamuka harimo uwitwa umeze bon yitwa gute Ruta harimo Uta Nice harimo uretse mbatekereze Melissa Nyarwaya harimo umva uwo niwe ajya mbabare suko Jaisha Bukuru France Mudu namuvuze Fifi Raya umva ndabazi bose nuko nabibagiwe ariko kubera interview Sano turi hano Queen Butera arimo hano and hashize iminsi hari circulation zivuga ngo Butera nuko tumwanda rating ariko she's bigger even than the band. Oh really? And the circulation ziri gutambuka. Okay, please. And you are female if artist. you are comparing Yeah, artists, don't female count me artist, in. Uri female artist. Ubundi nujya kugereranya abahanzi cyangwa ibintu byiza ntukambaremo icyo kibazo ntukanakimbaza. Okay, like ubitekerezaho iki nta kintu mbitekerezaho bituma industry se basikura nyine izo comparison. Nta kintu mbitekerezaho ntibakanakompara ibintu byiza nta muntu ubikompara man bose bararenze ni gute bakomparaza ariko ariko tuba tuvuga dukeneye guheza umwe credit knowless ararenze of course isumva navuga niyo mpamvu twagira ngo better than everyone niyo mpamvu twagira ngo twumve iyo take noneho tukiri aho ngaho Knowless ararenze ni umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri industry ese bwo urumva wambaza ngo Knowless n'undi muntu ukumva navuga nde nyine kuvuga Knowless of course she's a queen man we look up to her ibintu byose yakoze turacyashaka kubigeraho yego ni umwe mu bantu bamaze igihe muri industry kandi bafite n'itafari bashyize kuri industry ya music nyarwanda kuba wowe uhurira muri show imwe na Knowless Queen kandi like ukaba ufitemo n'uruhare rukomeye muri iyo show cyase uri buna performingemo bivuze iki kuri ALYN SANO right now bivuze ikintu gikomeye cyane kubona umuntu nyine ureberaho wakuze ureberaho muhagararanye bari kumukubazaho you know bivuze ko nyine nanjye hari ahantu ndi kujya kandi hari n'ahantu ndi kurebera. Sano tunakureka ngo ugiye kwinjoyinga shano kuri mu ndege ngiye kwinjoyinga nta nubwo nzi ko nje muri interview. Mbere yuko ugenda last question uburyo urimo gukora umuntu arebye progress yawe ufite ukuntu wagira ngo nta pressure ufite like umuntu arebye uburyo wasohoye chop DM ukora project zagiye zibanza why you so calm like umuntu akurebye abona ko nta pressure ufite kabisa why igitekerezo ni iki no kubera ko why would I be pressured like no kubera of course really yeah zira imaze kugera aho ushaka biterwa n'icyo wita success kuri nge success ndayifite so success ntago ari ibyo mwebwe mubona success ni iri mu mutima wanjye kandi ndayifite iruzuye so waranyuzwe gukora na Benson byari bimeze neza cyane biracyaza mwe mwakire gute ahubwo ndababaza abantu mwakire gute aka message ushobora kugira abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe muri
rusange n'icyo wabagezaho abakunzi banjye ndabakunda cyane, mfite indirimbo nshyashya hanze yitwa DM, mugende muyirebe muyisangize abandi, mfite n'ibindi bikorwa byinshi bigiye kuza, izindi ndirimbo mbere y'uko uno mwaka urangira n'ibindi byose nzababwira. I love you so much. Mwakoze ujye nawe. mukunzi wow